Nkundwa nshuti bantu bacu, uyu munsi nanone turongeye turagarutse, abantu mwari mukumbuye iyi episode, nizere ko muryohewe nayo. Abantu mwari mukumbuye kongera kureba Darlene asa neza cyane, murabona ko akeye, byanze bikunze muri inshuti z'akadasohoka kuko ni mwebwe mutuma dukomeza gukora ibi biganiro, cyane cyane ko mudushyigikira ku munsi kandi tukabona ko muri abantu b'agaciro cyane. Reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi, uri uw'agaciro kuri twebwe, uri uw'agaciro. Ni uko ntacyo mfite cyo kuguha ariko mba nguteruye. Yes, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba umusore, waba umukobwa, nizere ko umeze neza. So rero uyu munsi nanone turongeye turagarutse, abantu benshi bagiye badusaba ko tubagezaho akandi gace kuri filime igica ku Impanga TV, niho yose ibica. Wowe ugeze kuri uyu murongo wacu bwa mbere, ugomba kunyarukira ku Impanga TV naho ukareba uko ibintu byifashe. So rero ntabwo twagutesha agaciro kuko wowe uri umuntu w'agaciro. Yes, umuntu w'agaciro ntabwo ushobora kumutesha agaciro, cyane cyane ko ari mwe mutuma dukora kandi tugakorana imbaraga zose zishoboka, cyane cyane ko iyo ufite ubushobozi bwo gukora urakora nyine, nicyo bivuga cyane cyane ko iyo wabashije kurambura intoki cyangwa se kurambura amaboko ugakora, ntabwo rero byatuma utabasha kugera ku ntego zawe. So rero iyo ugeze ku ntego zawe bituma ukora cyane kandi ugakora byinshi kugira ngo ubashe ubashe kugera aho buri wese yifuza. So rero ndagira ngo ngushimire cyane nk'uko wowe uri uw'agaciro kuri twebwe kandi uduhoza ku mutima. Tubibonera hehe? Tubibonera muri comment zanyu, tubona muri subscribe zanyu, tubibonera muri views zanyu. Ibyo byose bikatwereka ko muri abantu badukurikira kandi badusezeranya ko batazadutenguha. So rero iyo udatengushye umuntu, nawe ntabwo ashobora kugutenguha. Niyo mpamvu rero dukora nk'abikorera kugira ngo ejo n'ejo bundi namwe mugerageza mugire mutube hafi kandi mukomeze dufashe gutera imbere. Nidutera imbere igihugu cyacu kizaba giteye imbere, umwana wanyu azaba ateye imbere, amashuri azubakwa, ibitaro bizubakwa, imihanda izubakwa, kubera imisoro nyine tuzaba dutanga mu byo twakuye mu byo mwaduhesheje. So rero bivuga ko agaciro kanyu ari agaciro k'ingenzi kandi ari agaciro kagaragarira buri wese, kugira ngo aze kumenya ese iyi filime ni iki kintu igamije. Iyi filime ni iki? So iyi filime nta kindi kintu igamije usibye guteza imbere abanyarwanda ndetse abari mu gihugu ndetse n'abari hanze. So kubateza imbere rero mu buhe buryo? Ntabwo ari ukubaha amafaranga directly, ahubwo ni mu kubaha uburyo bw'imibanire yabo na bagenzi babo. Yes, kwa kundi ushobora kuvuga uti iyi filime yangiriye neza, yanyigishije kubana n'abantu, yatumye mbasha ibitekerezo nari mfite bibi byatumye mbasha kugira guhinduka. Urumva, bituma noneho nanjye nitekerezaho ndahinduka mba umuntu mwiza. So rero ubwo bivuga ngo nawe nizere mu bahindutse ko nawe ugomba kuba urimo. Ako kanya rero niho utinyira abantu, aho niho utinyira abantu, cyane cyane ko wowe iyo ufashe umwanzuro wo kuvuga uti ngiye gufata umwanya ndebe iyi filime, ngiye gufata umwanya nicare nkande subscribe, ibyo bintu tubigushimira nk'umuntu wacu wa mbere, umuntu wacu w'agaciro cyane gakomeye, kuko uri umwe mu bakunzi bacu, uri umwe mu bajyanama bacu, uri umwe mu bantu badasanzwe kuri twebwe. Yes, iyo tuvuze ngo ntusanzwe, nyine ujye umenya ko uri mu bantu badasanzwe, cyane cyane ko iyi filime tuba turi gushyiraho commentaire ku duce tuba twagiye dusohoka, kugira ngo nawe
nuhuguka uze kureba ya filime yose aho ugomba kuyisanga. So rero abantu bajya bavuga bati ese byadukundira ko natwe twisanga muri iyi filime, dufite impano, dufite iki? So niba ufite impano yo gukina filime ngaho andika muri komenti, wandike muri komenti tubwire ko ufite impano, then natwe Uwiteka azadukoreramo natwe tugucishirizemo ube wagira gute wagaragaza impano yawe. Urumva ko ibyo ari tumwe mu tuntu turimo kugenda tugira gute dutuma filime yacu itera imbere, kubera ubwo buryo twagiye tuzana umuntu ufite impano, umuntu ufite iki, ushobora kwandika muri komenti akavuga ati njyewe mfite impano. Niba ugeze kuri uyu munota byanze bikunze ushobora kuba uri umuntu udukunda cyane. Reka ngushimire cyane, cawu cawu nakagaruka, bayi.